Yeah. Kuzumimbira. Sanji, KGL, Siri. Timba waziye Hora ndinde ntago mbikoresha kabisa gusa hari abagira swingi zabyo akaba ari gukora inspiration ariko nkanjye ni karica yanjye nose iyo bibonye wenda nk'ababa bigira uvuze neza cyane ngo hari ababigira ab'inshuti zawe wenda muhurira muri studio ntago ubona ko ari ikintu we waba waratanzwe kuko ngira mind zanjye n'umutwe byakira vuba byangoye ntago byarananiye byarananiye byatare kuko kuva nyivuka ntago nigeze negerana na biriya bintu kabisa. indirimbo ngira ngo yaduhereza kuri beat gato tukumva kwanza Sanji kashoboye. Sanji? Yeah. Sanji uriteguye? Sha bana mbabarira ahubwo. Old school. Old school? Old school, new trap, everything. Okay. Mushakire watevu nka Gatogo. Yeah. 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 Kigihene kinge ngo dutangira umuziki abadupinga n'abatwanga twe nitubirora ndashaka kubabona mwese murimo mukatika nkakora bonke yingiyi irimi bapaka za mu gihopo nk'ikingiki kirimo guturiyopo everyday dutegeta tudashera dushaka yo makesh cash zikabura ragahinda kumaniga ashaka kuzamuka bigatuma amanuka twe dupanga zihanura urubyiruko ruganjwe n'amatiku ishyari n'urugambo usambanye ubwibone babigize nk'ihame. Sanji izi ndirimbo ufite ni izihe tubwira amatitire twibutse ku matitire mfite indirimbo nyinshi right now ubu album iruzuye tu indirimbo 9 izi ubona zabaye successful kurusha izindi nizihe iyo ukizamuka bigoye kugira ngo uhite ugire successful ariko nk'izarebwe cyane indirimbo bita Yisi Mama Africa ibyahise n'izindi za ni wowe ni nyinshi byata. Sanji hari akandi kazi ashobora kuba akora abangikanye n'umuziki ubu akazi ndimo ni umuziki hanyuma se ubwo umuziki ni business hanyuma icyo gihe gushora kwa muri business y'umuziki wawe ubwo bushobozi buva ubushobozi urabanza ukareba kwanza mbere yuko kugira winjire muri icyo kintu ufite iki ifite ubushobozi bwo kwakora record gukora indirimbo ukagira n'uburyo yitaho bwo kuyipromotinga ni buhoro buhoro ntabwo biba byoroshye kuko nta management uba ufite biba bigoranye cyane. Ubu nawe ntayo? Ubu nayo mfite kabisa ntayo mfite ni njyewe nshakisha uko ngomba gukora ibintu byanjye tu ndagira management. Urateganya kumushaka? Arizana yo yamaze kwiyumvamo araza tujya kubona ko ntago igihe kiragera ariko nzamubona nimukomeza kunshyigikira gutya bakanyumva nzamubona twebwe turi hano ku bwanyu ntago ndari ibintu bisanzwe kuri twebwe n'ubundi hanyuma Sanji ni rap urimbamo gusa ni rap ndi umuraperi hanyuma ubona gute iyo njyana ngo ni trap yindi isa nk'iyiri muri trap ko njya numva bayita iranjyana yibona iranjyana ni injyana n'ubundi kuko iririmbwamo rap n'ubundi abayiririmbamo baririmba rap ni abaraperi kuko si bahogoza si bagira iki ni abaraperi so nanjye nk'indirimbo mfite nshyashya bita Fora Ndinde hariyo na za Nyanga nonaha ni indirimbo iri muri trap ariko iri deep cyane trap. Sanji inspiration yawe iva he igiye kwandika lyrics za fresh zibuze gufasha abantu? Inspiration zanjye nzifata amasaha akuze biterwa n'ibintu mba nabonye ku munsi uko umunsi wiriwe birima inspiration y'uburyo uko bimeze. Uramutse se ugize nk'ikibazo cyo kutabona warikira umuziki?
kutabona ngiye gukurikiza ibyo ubona ku munsi ntanakumva ariko ntanakumva ntabwo nahagari kumeza okay hanyuma umuziki uragutse wowe niki uzaniye abanyarwanda gitandukanye kizatuma abantu bakumva wowe bakareka kumva abandi niki kizatuma tureka kumva Bulldog niyo abo twabumva ariko nawe tukaza kukumva cyangwa twanabumva ariko nawe tukaguha umwanya yego murakoze kumbaza icyo kibazo burya umuntu iyo avuga aba afite umuntu ugiye kumwumva n'utagiye kumwumva icyo gihe rero uzanyumva n'uzaba yakunze ibintu byanjye nk'uko yumva na Bulldog abo bose nyine tu nanjye ubwo icyo gihe nanyumva azaba yakunze ibintu byanjye wowe mwereka azumva muri wowe se buriya azumva ikinyarwanda nzaba namuhaye atoremo iki ko ntawo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo wowe iyo wandika imirongo y'indirimbo buriya wibanda ku ki hari abibanda ku muco wibanda ku rukundo hari abibanda ku buzima navuga bo bibenda bw'abana babamo hano hanze wowe iyo ugiye kwandika imirongo wibanda ku ki urakoze njyewe nibanda ku buzima buri hano hanze bw'abana ubuzima nyine ubona ko bukakaye tu hanyuma ubuzima narerewemo iyo uririmba ubwo buzima wowe utekereza ko target market cyangwa se abafana bawe benshi abo ugomba gucuruzaho umuziki waba wumva ari abantu bari mu kihe kigero nsipozeka ko nshaka ari ikigero cya buri unyumva wese yaba muto cyangwa umukuru ariko yumva ko ikintu namubwiye aricyo hanyuma Sanji niba nibuka neza twari tugeze ku kibazo kibaza inspiration zawe ahantu ziva ngira ngo ndi kubaza imirongo yawe igendera kuki kugira ngo ni ku buzima busanzwe twari tumubajije aho abantu batagetinga gukonsoma umuziki we abantu batagetinga gukonsoma umuziki nyine kuwumva ikigero cy'abantu nyine abantu baba barimo warumaze kutubwira ngo ni abantu bose ariko nk'uko tubizi iyo wakoze indirimbo y'urukundo icyo gihe irareba abari mu rukundo cyangwa se bari mu myaka y'urukundo cyangwa se abatandukanye hanyuma wowe muri ubwo buzima busanzwe abantu by'umwihariko uvuga ati target yanjye ni bane kimwe n'uko yavuze ngo hari igihe aririmba ajyanyije n'ubuzima bubi buri hanze si abantu bose batuye mu buzima bubi baba mu buzima bubi twebwe tugira target akenshi target yanjye nibyo hari abandi bazazumva batarimo ariko we wagiye muri studio hari abo wateganyaga target yanjye ubundi mu by'ukuri niyo kubwira umuntu wese wumva biterwa n'indirimbo nsohoye mba afite uko mba nayiteguye nimba ari indirimbo ivuga kuri true story y'ubuzima yaba imfubyi cyangwa iki nkaba nzi ko ubabaye cyane ari uyumva kurusha abandi uyumva kurusha abandi undi nawe akayumva bya nyirarureshwa ariko agira ngo akayumva niyo jambo nshaka kubishyira mutara ubabaye kurusha abandi akaba yumva icyo gihangano nakoze ariko n'undi bitamubujije kuba yayumva yumve nimba icyo kintu nazanye kimeze gute ngira ngo ikibazo cyabayeho Sanji yagikurikiye yibutsa abantu nk'imbuga nkoranyambaga akoresha na za YouTube ze hariho indirimbo ze ubundi tujye mukuru imbuga zanjye nkoresha murakoze ariko agatanga mbere tubwiye imbuga nkoranyambaga intumbero za muri monde ya music y'iki intumbero ufite muri music ndetse ufite izihe ntego muri music yanjye rero bibaye ngombwa ishobora kumvwa n'isi abantu batuye ku isi bakayumva ariko ni icyifuzo cya buri muntu wese kuko ntabwo nkora indirimbo ngo nyiyumvane iyo nyumvishe nawe ukayumva n'uri akayumva n'undi akayumva igenda ikura iyo ikuze rero igera aho nawe utatekerezaga watangiye music nyuma ibyo byose hari bakuru bari bawurimo ariko kugeza n'uyu munsi ntabwo biragera kure nk'uko twagakwiye kuba twarageze kure ubona ari izihe strategy zakoreshwa kugira ngo umuziki uyu munsi w'umunyarwanda ugere kure
umuziki w'uyu munsi ariko barumva ni uko gusa nyine abatumva iyo tugereranyije n'abaturanyi n'ibihugu by'abaturanyi usanga turi hasi cyane. Ubona ari iki cyakoreshwa kugira ngo umuziki wo mu Rwanda ugere kure cyane? Ese ni ikinyarwanda cyacu kibi, ni aba producers babi, cyane promotion, urwego rwa promotion ruri hasi? natekereza yuko ari promotion kuko baba bakoze yaba izibyinitse izuke amarwapa atandukanye, so baba bakoze, ahubwo promotion na connection z'abantu bo hanze nizo ziba ikibazo, ariko twe tukumva izabo cyane kurenza uko twe bumva izacu. So twe rero kugira ngo nuko zino bano bo hanze n'izi zo hanze bamera nk'abashyira nko kuri 25%, none zo mu Rwanda bagashyira nko kuri 70%. Icyo gihe bizatuma nibazumva cyane n'umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda akomeza kumva indirimbo z'abanyarwanda imucengera mu gutwi, agenda zikundisha n'umuntu w'iwabo. Fora ndinde digiteye pasi siniki nasize hasi. Fora ndinde insinga zakirika nombe hip hop n'ubukombe. Fora ndinde